Hello guys, nongeye kubasuhuza murakaza neza kuri Smart Income Hub. Urakaza neza uri umunyamahirwe wowe utungukiye kuri ino video. N'igice cyacu rero cya nyuma finali yo kugura product muri ya business yacu. Ahangaha mbanje kuba nabahereza incamake yo kuba twashyiraho akadomo hano kuri ku buryo ki naberetse igice cya mbere uko wa transpose amafaranga ukayashyiraho ukabasha kuba wakora withdraw ukayabasha kuba wagezaho ukayagura product. Ubu kuri finale tugiye kuba amafaranga yacu twa transfer yahindaguritse bashyize mu madolari, ubu yageze kuri account yacu ya OSPA. Tugiye kuba twabasha kuba twagura product yacu. Twagiye rero no muri OSPA, twagiye kwinyarukire twigendere. Urabona twageze muri account yacu. Iyi account yacu iba ifite ubwirinzi. Ibi ni ibihugu ikoreramo nyirizina biri shuwa neza. Ibihugu bimeze neza cyane kandi irakora neza nta kibazo neza cyane. Inkejo zayo ugenda uyibona, ariko niba utayisobanukiwe waracikanye kanda subscribe ufungura akazogera unakande like kuri iyi video kugira ngo ubashe kuba uzajya ubona amasomo yacu, maze nawe ubashe kuba watangira gutera intambwe ukorera amafaranga nk'abandi, ukorera amafaranga nk'uko abandi barimo barayakorera. Twagiye ahangaha turazide dukanda hano handitse invest hasi izanye za hano ngizi za product. Izi product zacu rero izi product zacu zigiye kuba zarangira mu minota mikeya cyane. Zirimo zirarangira, barimo barazibara ahangaha ahangaha rero dufitemo total invest. Urimo urayibona hano hejuru, hejuru aha urimo urayibona hano. Ahangaha tugiye kuba twakongeramo ayandi. Mwibutsa ayangaya hano nayinjira buri munsi ahangaha ikindi ahangaha amafaranga yacu kugira ngo tuyabone turaza kandi hano hasi hano mukagona hari akamenyetso hari ahantu handitse ni uraza kandeho nanjye tuzahita tubona amafaranga yacu. Ahangaha tugiye kuba twagura product ibihumbi 75 tugiye kuba twagura product. Uburyo tuyagera hafi yaho warabibonye, iyo video twarayikoze. Aya ni amafaranga yacu twari twifitiye kuri mobile money tugiye kuba twashyiraho tukabasha kuba twagura product yacu. Twagiye tugiye kuba twagura product yacu. Twagiye turaza hano duhite dukanda hano hirya handitse invest. Turangiza tubone product. Ngizi product ahangaha batanze igihe kiramara kugira ngo bahite bazikura ku isoko, bahite bazikuraho bashyireho izindi product. Urimo urabibona ahangaha turaza tube twaguramo iyo dushaka. Ibiciro byayo n'uburyo kizinjiza, niba ubishaka unyandikire muri comment maze ngukorere iyo video musobanurira uburyo izi business zinjiza amafaranga. Izi ngizi nizo umwaka, ni product z'umwaka. Urabona ikigereranyo baba bazigezeho bazigura gusa zirarangiza kumara iki gihe zamaze kuzura 100%. Urabona hano ahangaha bamaze kuzigura kuri iki kigereranyo n'ahangaha. Urabona yuko aha hasi aha hejuru kwiya 75 yaguzwe cyane kurusha iyi ya hano hasi, ariko uri kubona ko birakurikiranye. Iyi ngiyi nubwo ari ya mesh. Urabona yuko itangira imwe yari ya 26 izajya yinjira 12 ku munsi. Ahangaha ubwo umwaka wose mbumbe ukazabikura ayanga. Tugiye kuba twaguriye yacu ya kabiri imaze kugera ku kigero cya 79. Tugiye kuba twayigura twafatiranya iki gihe basizeho kitararangira. Rero tuze dukanda hano handitse start hold. Urakandaho, twagiye kandaho. Nurangiza ahangaha bahise bagubita summary.
ahangaha barakubwira ati iyi minsi 30 nirangira, iyi minsi 30 nirangira ihwanye n'ukwezi, aha uzahita winjiza amafaranga 45,000, uzakora claim, uzabikura inshuro 12 zonyine zihura n'iki n'umwaka. Uri kumva ahangaha turatomboye dutangiranye n'iki n'umwaka, ni ugutangira business twirira amafaranga ukwezi, buri kwezi agashahara. Uri kumva ahangaha mu mvumvu ubundi aha kw'aya mafaranga aya ngaya ninyabikuramo inshuro ebyiri, aha ninyabikuramo inshuro ebyiri zamaze kuba nabonamo ayanjye, ubwo zamaze kuhita mbona ibihumbi 90, ni ibihumbi 90 zamaze kubikura. Kumva yuko amezi 2 zamaze gukora, amazi hasigaye ndi kurya ku gisoro. Imbumbe hose hamwe noneho rero aha urabona yuko imbumbe hose hamwe aha tuzaryamo amafaranga 540. Wabibonye aya mafaranga rero ni menshi. Ubwo rero uri kumva ahangaha ntabwo ari scam, wowe ubyita scam yihorere, wiyeremeke wikomereze, nta bindi gusa ababimenye aka ni akabanga imbambamenye. Tuzabisobanuraho byimbitse akantu ku kandi, akabazo kose wagira zabasobanuriraho byimbitse. Uraza tukanda hano handitse join, tukanda hano handitse join, bagiye batuhakande. Nurangiza hano urahita ukanda hano handitse confirm hasi, tegereza. Urabona yuko tugiye kuba twayigura, gusa niba uri mushyashya wibuke gukanda like, ukande subscribe, twandike muri comment uko byumva. Urabona hano bahita batubwira ati please selecting a wallet purchase, selectinga yuko ahangaha wayiguze. Hano hejuru hari ahantu utaselectinze ngaha hano urabona, hano uraza ahangaha wandike select caption, ahangaha kamerekeza gafresh kugira ngo nawe uhabone. Aha uraza uhakande, nuhakanda aha turabanza tugarurire hano inyuma, turabanza tukanda hano hari agakubo, ahangaha hari agakubo turabanza tuse nk'abagarura inyuma. Aha uraza uhakande, urangize waselectingamo hano rero, selecting wemezeho hano hasi, tukanda hano handitse recharge, handitse recharge. Nurangiza uhakande, nurangiza ujye wakora kuko ujye wakora hano hasi handitse join, ujye wahakora ahanditse join. Urabona nurangiza hano tukanda confirm, tukanda hano tukanda ahangaha handitse confirm, nurangiza bahita bakwereka ko uyiguze. Ahangaha urabona yuko turayiguze, bibaye success. Wabibonye success? Yes, ni byiza cyane. Ahangaha bibaye congratulations, bibaye byiza cyane. Ubu ngubu twinjiye mu bantu bamaze kuba bategura umushahara wabo. Gusa ufite ikibazo unyandikire muri comment no kuri za nimero natanze, mufashe ushaka kuba wafungura account yamenye ujye cyayifunguraho, anyandikire mufashe akantu ku kandi upfa kuba ufite telefone ya smart utangire kwinjiza amafaranga. Niyo mpamvu iyi channel yacu yitwa Smart Income Hub, yinjiza amafaranga ukoresheje uburyo busobanutse, uburyo buri smart. Urarangiza guhita ukanda hano handitse OK, urangiza ukijya kora ya product yawe ko wayiguze. Urahita hano kandi hano handitse OK. Hano urabona yuko turayiguze, bahita batuzana hano muri za product zacu. Ahangaha bahita batuzana hano muri za tuzadukorera erini. Ahangaha urabona yuko zipostinga hano hamwe, ni byiza cyane. Ahangaha buriya iyo ubonye igishoro waba gifite waba ufite ikirenzeho, hari izindi product bagiye kujya bazanaho, izo dutangirana n'umwaka. Tangira umwaka rero uri umu businessman, uri umuntu ufite agashahara gahoro umaze kuba wakamanaginga. Ahangaha rero wemerewe gukora erine iminsi 30 irangiye. Ahangaha iyi product yacu tubashije kuba twagura, iyi product yacu ngiyi tubashije kuba twagura ngiyi. Ahangaha wayibonye, iyi iyo tubashije kuba twagura. Gusa iyi product bitonze, ahangaha amafaranga yinjira buri munsi ni 5. Wakuba rero nira minsi 30
uri kumva ngaha hano hantu cyanditse urabibona ugahita uvuga ngo none se hano ko bashyizeho amafaranga kandi hano hasi naho bashyizeho ayandi ngaha nabibonye aha cyo umurongo kankukuraho uhita ureba hano ni icyatanu iyo yinjira buri munsi kuba n'iminsi 30 rero ahangaha rero icyo gihe uhita ubisobanukirwa urabona product yacu tuyiguze ku itariki ya 31 ngaha 31 tuzakora uri kumva tuzakora early ku itariki ya 30 ahangaha nzabereka inkoze eri n'amafaranga yanjye aziho itariki ya 30 z'ukwa mbere ahangaha amafaranga yanjye agashahara ka mbere kazaba gatangiye guhita kazaho ahangaha uri kumva hano atari byiza cyane ndishimye ahangaha ubu ngubu amafaranga iyi business ndayizeye iyi business nta kibazo uyifitiye ikibazo cyangwa se yisobanukiwe neza yandikira muri comment cyangwa unyandikire kuri WhatsApp umamagare kuri za nimero zanjye mfashe okay nuko nguko rero urabona yuko tubashije kuba twagura product yacu neza cyane iyi ngiyo iyo twakira iya hano hasi ya kabiri twakira amafaranga buri munsi tukanayabikura iyo yuzuye 1000 kuko ni naho twabikujeho ejo aya mukanya mwahise mubibona n'amatariki ahangaha rero urabona tuguze product yacu ku itariki 30 z'ukwa mbere tuzagira ahangaha tuzakora earning iki gihe amafaranga azahita azaho 30 zigera z'ukwa mbere tuzahita tuza duhite dukanda ubwo bundi ni 30 tuzadukora earning z'ukwezi gutyo paka na paka urabona yuko bibaye congratulations ngizi product zacu tubashije kuba twagura ni byiza cyane thank you so much murakoze kureba iyi video naho ubutaha mu yindi video duhera noneho imuzi y'iyi business noneho duhera imuzi tubashije kuba twamenya uburyo ki washyira amafaranga yawe yabitsaho wagura product uburyo ki wabikura noneho ubutaha tuzarebera hamwe uko wahanga account nzabibereka nanone ikindi nababwira nzabibabwira mu yindi video naho ubutaha Imana barinde ciao turi kumwe ndabakunda cyane